Y'umwe munsi turi kuwa mbere tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Tukaba twinjiye muri studio zacu bimwe nk'ibisanzwe tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari aho tubuze kuba tureba muri geopolitike ku bintu bihagaze ndetse tunareba iby'urugamba uko ruhagaze haba mu burasirazuba bwa Kongo, haba muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, aho intambara zikomejemo cyane kuko bigaragara ko mu by'ukuri intambara zakajya gutangira ibindi byo byari ukwishyushya. Banyarwandakazi nk'uko tumaze iminsi tubibaganiriza tubibateguza kuri radiyo ubumwe, twakomeje kugenda tubabwira ko ibihano bikomeza kugenda bifatirwa Kagame na FPR na RDF yiwe, nyuma y'aho bakomeje kwingingwa cyangwa kubuzwa na kominote internationale, haba muri UN, muri Security Council babasabye ko RDF yava muri Congo bahagarika ziriya ntambara basubiza iriya migi bafashe, haba Goma haba Bukavu ndetse n'ahandi hose bagiye bafata. Ibi byose umuntu bita Paul Kagame we akaba bigaragara ko mu by'ukuri yahisemo ngo kuzaguma muri ziriya ntambara kubera ko ngo nta kundi byagenda adafite hariya, ngo ntabwo bishoboka, we ntabwo azabyemera. Banyarwandakazi akaba ari ibintu bikomeye kugenda bikomera cyane nk'uko twagenda tubabwira, hari ababwira ko bidashoboka ariko mu by'ukuri ko bikwiye tubereka ko mu by'ukuri umuntu bita Faci yakomeje kugenda ashyira imbaraga cyane muri diplomasi, kandi bikaba bigaragara cyane ko diplomasi yakinnye imaze kugenda igera ku musaruro ukomeye cyane, kugeza aho bigaragara ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Paul Kagame bugeze mu mayira abiri, aho ubona ko diplomatically umuntu bita Paul Kagame na timu ya diplomasi yiwe bakubitiwe ahareba inzega. Ibi ni ibintu twese turimo tugenda tukabona ko mu by'ukuri ba bandi bibwiraga ngo Faci na timu yiwe ngo ni ugusakuza gusanga abazungu bari inyuma ya Kigali, bari inyuma ya Kagame ngo arakomeye, ariko twagiye tubibereka mu by'ukuri ko twebwe tuzi uburyo aba ba imperialiste bakoresha abanyitugu bo muri Afurika, kuko dufite experience ukuntu mu mbuto abanyamerika bamurekuje, tubizi ukuntu Saddam Hussein abanyamerika bamurekuje, tubizi ukuntu Charles Taylor abanyamerika bamurekuje, tubizi ukuntu umuntu bita Gaddafi yarekujwe. Ibi byose rero na Kagame nta exception iriho, igihe kiwe cyarageze baramubwira ko agomba kugenda. Mwe twabanye kuri radiyo umwe murabizi neza ubwo umuntu bita wari state uyu Blinken wari sekreteri wa State Department, murabyibuka neza ubwo yazaga i Kigali yarazanywe n'ibintu bine, yaraje kubwira umuntu bita Paul Kagame, akaba yaje kumubwira ati nkeneye ko uvana ingabo zawe muri Congo, nkeneye ko ufungura umuntu bita Rusesabagina, nkeneye ko ufungura imfungwa za politike ndetse ugafungura n'urubuga rwa politike. Umugabo rero we buri munsi iyo ibyo byose babimubwiye, iyo bamuganirije ku bijyanye no kurekuza ubutegetsi, Paul Kagame ahita azana ya turufu yiwe agendana ibita jenoside. Mwabonye ko mu by'ukuri n'ikiganiro yagiranye nawe yari yatumiye, bari baje gushagara umwami muri arena. Mwabonye ko yakomeye kugira agaruka ku bintu ibintu by'amoko, mwabonye ko yabigororemo cyane, aho yakoresheje ijambo interahamwe inshuro nyinshi cyane, interahamwe ngo nabo babiri bafashe interahamwe bagira gutaka. Ibi byose mu by'ukuri twebwe tukaba tubizi neza ko ari muri ya sisiteme ya killing machine, ko igihe cyose bafatiwe mu cyuho bahita bazamura ya karita yabo jenoside, interahamwe zizagaruka zimara abatutsi zigire gute. Ariko twese tukaba tubizi neza ko nta muntu wica abatutsi kurusha Paul Kagame, kubera ko uyu munsi none bamubazaho ba Rwigara bari, akamubazaho ba Karasira bafungiye, akamubazaho ba Idamange bafungiye, akamubaza ahantu ba Kizito Mihigo baherereye, ba Nyamihirwe baherereye, tukamubaza ahantu kapiteni Kayitare wari mu bajepe yaherereye. Hari benshi cyane twagenda tumubaza kandi bagiye bikiza ku buryo bugenda bugaragara cyane rwose. Banyarwandakazi, ibi ni ibintu bikomeye cyane tugenda tubona ko nk'uko umuntu bita Paul Kagame ku cyumweru yagize gutya agatumiza abantu ngo yerekane ko agikomeye cyangwa agize gute, cyangwa yaritanguranywe kugira ngo ibyo bihano batazabyumva bibaguye igitumo n'iki byose, ariko baba bakurikiye amaradiyo yacu n'iki byose. Yavuze ibintu bikomeye cyane aho yaje akora yifatira ku gahanga ababiligi,
yaje agira gute kandi ibi byose akirengagiza ko ibi byose ni intambara zo muri Congo zimutwarayo, zitwara abana ba rubanda, abana b'abanyarwanda bajya gupfira muri izi ntambara. Ni ikintu kiba kinababaje cyane. Izo ntambara ijya muri Congo itangwa n'iz'abatutsi, nta naho zihuriye ko zigwanwa n'abahutu by the way. Uretse muri RDF, abayobozi b'ingabo bose kuva kuri za kompanyi kuzamura n'iki ni abatutsi, n'ibyo aba ofisiye bose ni abatutsi. Ariko se 65% working soldiers ni abahutu. Aba ni abahutu se bajya kurwana ziriya ntambara za Paul Kagame yitwa iz'abatutsi, ariko zo kujya kwicukurira amabuye za zahabu na za korota, yarangiza akaza kwita ababyeyi babo ko ari interahamwe, buri munsi bahora bacyura interahamwe, ku buryo n'umwana ukivuka mwita interahamwe. Bigaragara ko mu by'ukuri iyi ni ikintu kigaragara ko Paul Kagame arimo aratangira kwagitiva cya kimashini kizakora ubwicanyi igihe cyose azisanta ko agiye kuruzinga ubutegetsi. Banyarwanda, banyarwandakazi, tugeze muri cya gihe twari turimo muri 1993, aho isaha n'isaha amakuba ashobora kugwira igihugu cyacu. Biragaragara ko umuntu bita Paul Kagame atangiye kubaka ideoloji yo kugira ngo hagize ikintu kimugaragariza ko agiye kubura ubutegetsi, uriya mugabo azakora ubwicanyi. Banyarwanda, ntimuzavuge ngo ntimwabigwiwe, kuko ukurikije ijambo yavuze, aho yakomeje kuvuga interahamwe ukagira ngo nizo zimutwara rubaya, ukagira ngo nizo zishaka kumutwara. Hariya muri Warikare hari sosiyete bita Alpha Mining y'Abanyakanada. Biriya byose nta kindi ashaka no kugumya kwigwizaho imitungo, n'aba bakabarebe n'aba bose ba Kikarusisi bose murabizi neza, n'aba bose bo muri bawuri Rwagasana, aba bose murabizi ko nabo baba muri izo maguye zose z'amabuye y'agaciro muri Congo. Banyarwanda, ikibaje muri ibi byose ni uko afata n'abana b'abahutu bose akabajyana muri izo ntambara yita ngo ni iz'abatutsi, bakajya abantu ntabwo babyumva. Ajya mwinjira mu ntambara zitangwa n'iza gitutsi, yarangiza agatwaramo abantu mu basirikare working soldiers ba RDF n'abahutu 65% n'abana b'abahutu ashyiramo, nyuma yo kwita ababyeyi babo ko ari interahamwe n'akavutse ejo ari interahamwe. Ariko ibyo turabizi ni cya kintu cyo gumya gushyira ikintu cy'urwango mu batutsi, no gushyira ikintu gutera ihungabana no kudatekana no kunyanyasa no guhungeta abitwa abahutu. Iki nicyo Kagame yaragamije muri kiriya kiganiro yakoreye muri Arena, mu rwego rwo kongera kugarura umujinya mu batutsi, kubereka yuko ngo intambwe zigiye kongera kubica kugira gute, noneho no kongera gukanga no guhungeta abo bita abahutu, ko bagomba kumenya yuko bagomba gupfukama ubuzima bwabo bwose n'ubuvivu n'ubuvivure. Ariko ibi byose ntabwo bihuriye n'izi ntambara Paul Kagame ajyana muri Congo. Twese turabizi ko ni intambara z'ubujura, ajya kwiba amabuye y'agaciro muri Congo, we akizamukira mu mafaranga, aho we n'umuryango we bafite biliyoni, bafite miliyari 11. Banyarwanda, mukanure, kuko bo mu gatsiko bazi ibyo barimo bo. Iyo bajyanye mu izi ntambara muri Congo, ntabwo ari n'abo batutsi bose baboneraho uretse udushahara babasukisha babasiga bahembwa ngahe. Ntabwo n'abo batutsi nabo bajya kugwa muri za Congo ntacyo bavanayo, kuko mu by'ukuri amafaranga ari mu bita indatwa. Babatutsi b'indobanure batuye za Nyarutarama bagiye kwituza za Gacuriro hariya, murababona. Iyo bije niho biza, b'abana babo bafite shares muri za Crystal Venture mu makampani atandukanye, aho bajya kuinvestisa, babahereza amafaranga bakajya muri za Burayi, za Amerika, za Canada ye hose. Ariko mu by'ukuri umututsi usanzwe nawe ntatandukaniye n'umuhutu atazi kwideburira, nawe inzara iramukubita cyangwa ntashobore no kwishyurira abana be minerivare. Byose turabizi. Ariko aho bibera uburozi bubi cyane bwa Paul Kagame nuko noneho ibintu bimukomerana, yajya muri ubwo bujura bwiwe n'amanyanga yabanagamo n'aba imperialiste, ibintu byamukomerana, noneho agashaka kugira ngo abigarure muri narrative y'amoko, ngo interahamwe. Ntabwo icyo kibazo dufite. Icyo dufite komite internationale irakubwira ngo va muri Congo, vana ingabo zawe muri Congo, gabanya ubujura bwawe wiba muri Congo. Nk'abanyarwanda twe ntacyo tubyungukamo uretse kuba baduteza ikibazo. Habaje bari abatutsi bo muri za Masisi bari bibane neza n'andi moko, habaje bari abanyamurenge, none ko warangije kubaruma ukabaherekeza bakaba barimo kuri buriya bwicanyi. Ejo cyangwa ejo bundi Kagame uzaba udahari, FPR izaba idahari, abo batutsi n'abanyamurenge bo muri Congo bazabana gute n'andi moko barimo bicira abantu? Ko n'uyu munsi wa none kuri Goma imirambo y'abasore bigaragara mu za Bukavu hariya hose.
murabyibuka za kishishi, special force ya rukika rusisi uyu nguyu, niyo mpamvu turaza kumugarukaho mu kanya. Special forces ziba zakoze amabara muri Congo n'izi ntambara ubona bagiye kuzabafatira bakabajyana muri ISIS. Ibi ni ibintu bikomeye cyane tumwe twamagana tuvuga tuti muta Paul Kagame na Killing Machine bafite gahunda yo kongera gutangira kuactiva cya kimashini cyabo cya Killing Machine, ubwo yatangiye kugarukana narrative yo kuvuga ngo interahamwe mu by'ukuri icyo ashatse kuvuga ni ukuvuga ngo abahutu, nta kindi aba ashatse kuvuga. Yavuze interahamwe yabivuze yabisuyemo inshuro nyinshi cyane. Ibyo byose turabizi neza ko ibibazo Paul Kagame nta bihuriye n'interahamwe. Interahamwe ya mbere ariko ninde ubundi ko ari kumwe naza kubana nazo? Banyarwanda nyarwandakazi, gahunda kuvuga ngo bari abagabo ba Kigali baransetsa cyane, bari abagabo ba Kigali baransetsa cyane. Umuntu bita Sankara niwe wigeze kuvuga ngo atariko bari abagabo ba Kigali barantangaza, umuhutu wishe umuntu ni interahamwe, ariko umututsi wambaye ikoti akica abantu 1000 bamwita intwari. Ariko ibi ngibi hari iherezo ryabyo kandi ririmo riraza. Ntabwo ushobora kuzicara ngo wumve ko izi ntambara zo muri Congo zimaze guhitana abakongomani hagati ya 12 na 15 ngo wumve ko bizarangira gutyo. Paul Kagame na kiriki muri kumwe, mwibuka amateka ya Saddam Hussein, ibyo yakoze muri Iran exactement nibyo bigiye kuzabaho, kandi nk'uko nyakunda kuvuga ngo hari urukiko ruzaza kandi rurabazi. Ikibazo ni uko izi ntambara ushobora kuzikira kuzigarura mu mitima y'abanyarwanda ubaryanisha, nicyo arimo gukora uyu Kabarebe na Paul Kagame. Nta bindi barimo gukora, ubwo batangiye ngo interahamwe wumvishije bwo batangiye kuvuga ngo interahamwe ngo zarinjiye ngo mu majyaruguru no mu burengerazuba. N'iki ni uburyo bwo gutangira kugira ngo badivize abanyarwanda bari batangiye gusa n'abibandira. Ni ukuvuga ngo iyo bwari ibintu by'interahamwe ni ukuvuga ngo abahutu ni uko batabwira ariko bo hagati yabo barabizi. Yavuze interahamwe bavuze abahutu, ni uburyo kugira ngo kwibutsa abatutsi ko bagomba kumenya ko Kagame adahari, bagomba kuzapfa bazashira, kandi no kongera kwibutsa abahutu ko adahari nta muhutu wakagombye kuba nahumeka. Ibi nibyo nicyo bivuze, nibyo yavuze hariya. Ibi byose ntabwo bizakunda, ntabwo bizakunda. Nkeka ko abanyarwanda babonye byinshi, bagize byinshi, ikibazo no kubonaga bose bakoma mu mashyi ati bagiye kudufatira ibihano kandi tuzizirika imigozi n'idushumi ipantaro itagwa. Kagame ntabwo azazirika imishumi, afite miliyari 11 n'umuryango we, bazajya bohereza indege zijye guhaha zibazana ibyo kurya. Kagame yamara imyaka 100 arimo arya na ba Kabarebe nta nzara ibafashe. Ariko mwebwe murakoma murazunguza ubutambaro, reka mu gitondo bafatiye ambargo, reka mu gitondo namara kwezi kumwe amezi 3 adahemba abakozi, mwe mwakoma mwarimo muzunguza udutambaro mutagishobora kohereza abana banyu ku ishuri, imodoka zanyu mutakibona amavuta yo kuyashyiramo, isukari izamuka igera kuri 5, umunyu uzamuka ugera kuri 3, umuceri uzamuka ugera ku 10,000, muzongera kuzunguza ubwo butambaro. Umugabo na famiye zitarenze 10 mu gihugu zigiye gutuma igihugu cyose kijya muri misère inappropriée. Abantu baraho muri stade babazanye ku ngufu bababwira ukuntu bagiye kuzicwa n'inzara. Kuko umugabo ashobora kuba afite na gahunda hari, akumva umuntu umwe na famiye ye bagiye gutuma igihugu cyose kijya mu kangaratete, kijya mu bibazo bimeze gutya. Banyarwanda, ibi ni ibintu bikomeye cyane. Kumadubwira abanyarwanda ngo bakanure bamenye ko tugiye kwinjira mu bikomeye, kuko bigaragara ko Killing Machine ya Paul Kagame izasiga ikoze ibara, kandi ko biragaragara ibimenyetso by'uko iyi ngoma ya Paul Kagame izakora jenoside birigaragaza, kuko tugeze muri ya periode ya 1993 mu mpezi 93 birigaragaza, kuko agumya bivuga kandi yarababwiye ngo nibiba ngombwa ko ngenda nzasiga igihugu nk'uko nagisanze, ngo gisanze mu mivu y'amaraso. Urumva ibintu atekereza banyarwanda. Ibintu byinshi bitangiye kwigaragaza cyane, ariko ikigaragara cyo ni kimwe nuko umugabo baramwinginze, bamusabye yaba Comité International, yaba muri UN, muri Security Council, yaba muri Comité Européenne, bakomeje bamusaba nyamuneka vana ingabo zawe muri Congo, ariko kubera ibyo avanayo ibyo yibagayo bakaba baramuvanye akazi, kwiyakira byamunani. Ntamenya ko ushobora kuba ufite akazi igihe runaka umukoresha akaguhagarika, niko byamugendekeye. Ibi byose bivuye niwe ubyiteye. Fasha gifata ubutegetsi yahise amubwira ati aho kugira ngo tuzongere kugaruka muri izi ntambara,
wowe shinga inganda za koruta za zahabu, byose ibiva muri kongo bijye binyura iwawe, noneho ari wowe ufite, kubera ko ufite kanete d'aderese aho ucuruza amabuye y'agaciro, byose bizaba bikunyuraho, noneho twe tujye muri ya sisiteme ya ganyaganya. Kagame, umuntu bita Kagame we yumva ko ngubwa umusivile azongera akamukangamo akamuha ibya mirenge n'ibya mirenge ku ntenyo nk'aho ari we wagombye kukiyobora. Ibi byose kandi twakomeje kugenda tubwira abanyarwanda, yanze biki, yanze ibyo yahawe abura byose. Abanyarwanda, ibi ni ibintu twagiye tukumya kugenda tubabwira ku maradiyo. Aka kanya abona ko ba bandi bari baramugize icyo ari cyo nibo bagarutse n'ubundi mubwira ngo enough is enough. Ariko abanyarwanda, niba umuntu wita Paul Kagame yo kurwana n'indagu za nyirabiyoro n'amagayane simbizi, kandi koko zirangiza zivuga ko ngo ba bandi bamushyize ku butegetsi bakamugira ikirangirire ari nabo bazanagaruka n'ubundi kumuvanaho, kandi ni itangiriro, ni itangiriro ry'irima ry'ingoma ya Paul Kagame. Nuko arimo kuruhanya, akaba ashaka kuzasiga ibintu byose abisenye. Yaza kuba ari umuntu w'umugabo, yakagombye kuvuga ati muri FPR rwose ngenda naniwe, mushaka undi muntu turebe ko ibintu twabigarurira hafi. Ariko we akaba akeka ko ngo agomba kuzasiga byose bisenyutse. Ariko ikigaragara cyo ni uko rimwe na rimwe tuba dukunda kuvuga ngo utangiza intambara ariko ntabwo umenya uko irangira, kuko mu ntambara habamo rezanje nyinshi cyane. Iyo ibi bintu batangije ino ntambara bazi ko Faca ari umusivile, ariko abereka ko diplomasi ishobora gutsinda intambara kurusha ibiturika. Reba umuntu bita Paul Kagame aka kanya ari mu bibazo bikomeye cyane. Ikibazo ni abanyarwanda bagumya kumwiruka inyuma, cyangwa barimo gushaka kugira ngo bamwiruke inyuma, agatinyuka ngo tugiye kujya mu bihe bikomeye, ngo mwizirike imikanda. Mu bazizirika imikanda ntabwo Paul Kagame arimo, ntabwo abana be bazabura amata, abana be ntabwo bazabura business, ibifaranga bagiye kubishora hanze n'ubwo bagiye kubifata byose. Banyarwanda, bikaba bigiye gutuma tugaruka tureba mu by'ukuri abantu bafatiwe ibihano, abantu bafatiwe ibihano, kuko twari tumaze iminsi tubibabwira kuri radiyo ubumwe. Twakomeje kubabwira duti mu myaka 3 yose yashize uko Kongo yakomeje kugenda ikora diplomasi, twakomeje kugenda tubereka uburyo rwose igihe kizagera diplomasi ya Faci igafata, kuko bati no ntibizakunda, bariya abazungu bafatanyije na Faci rwose ibyo ntabwo byakunda, ibiki n'ibiki n'ibiki. Ariko ibi byose twakomeje kugenda tubereka ko amazi atakiri yayandi. Twakomeje kugenda tubibereka mu by'ukuri. Turebe rero wa munsi washize uragira tariki 17 nyine wari uyu munsi, aho ya list y'abantu 9 baje gusohoka, ndetse hanarimo na kompanyi imwe ya Paul Kagame yariyo yitwa Gasabo Gold Refinery. Ibi bikaba ari ibintu mu by'ukuri abantu turimo kubona ko bikomeye. Mu bantu twakeka ko bazazamo mu by'ukuri rwose barimo umuntu turetse bano ba Bertrand Bishimwa bo muri AFC 23. Kwiki tureba n'umuntu bita Major General Rukika Rusisi. Rukika Rusisi izi ntambara zigitangira akaba yayoboye Special Force zakoze ibintu byinshi cyane bitandukanye, harimo n'ubwicanyi muri Congo. Niba mwibuka ubwicanyi bwa Kishishe bwahitanye abantu amagana, ni ingabo za Special Force zabikoze. Ibi byose biri muri code kandi amavideo arahari. Bigaragara ko umuntu bita Rukika Rusisi no mu bantu bazasohorerwa manda dare zuriya umugabo ukuriye ICC uwo bita Karim Khan. Uyu mugabo nawe agomba kuzaba ari kuri liste, kuko ingabo yarayoboye nizo zakoze operation za Kishishe yamanutse ikagera muri UN, bakikuraho n'imyanzuro ikomeye cyane, ku buryo mu bibazo Paul Kagame afite ari ikibazo cya Rukika Rusisi. Uyu nguyu wari uyoboye ingabo zakoze akazi nabi, kuko buriya muri FPR kwica ntabwo ari cyo kibazo, bo ikibazo niyo bishe bikamenyekana. Iyo Rukika Rusisi nta hantu azacikira ubutabera. Nibyo dutangiye kubereka ko twagumye tubereka ko ibintu bakora nyuma y'igihe bazabyishyuzwa. Tumanuke turebe undi bafatiye ibihano mu basirikare ba RDF, harimo uyu Eugene Nkubito, akaba ayobora brigade ya 3. Eugene Nkubito akaba ayobora brigade ya 3 division, akaba ayobora division ya 3, ayobora division ya 3. Akaba nawe ari mu bantu mu by'ukuri igihe kizagera cyo kugira ngo mu nkiko n'abazaba barimo bafata ibihano akaba arimo. Undi ni umuntu bita Pascal Muhizi muri division ya 2. Uyu nawe ni umuntu wakomeje kuba active muri izi ntambara zo muri Congo rwose. Pascal Muhizi
uyu nawe ni icyamamare mu maraporo ya human rights, mu maraporo ya UN, ahantu hose agenda agaragaramo, ku buryo ndetse no mu bazajyanwa muri ICC umugabo nawe azagaragaramo, kubera ko ingabo ayoboye zakomeje kugenda zigaragara muri Congo n'ibyaha bitandukanye gutera ikindi gihugu, harimo gukora ibikorwa by'iyicarubozo, kubangamira ikiremwamuntu, hari ibintu byinshi cyane bazagenda babazwa. Abandi barimo rero harimo bano ba Eraste ba Bahati bagizwe guverineri wa Congo wa Goma hariya, uyu nguyu we rwose Joseph Musanga ariwe wita Bahati Erasto, akaba ari we guverineri ubu ngubu wa Goma. Impfu z'abariya abaturage bamaze kugera ku 7,000 zimuriho Human Rights cyangwa za UN Security Council barabizi neza ko nawe uyu mugabo nta hantu azacikira ubutabera bwa ICC. Ukaba mubizi neza ko harimo n'undi muhungu wavuye hano Ottawa, uwo bita Manzi, wavuye Ottawa, nawe ubu niwe visi guverineri wa Erasto Bahati, uyu Joseph Musanga. Uyu nguyu we yavuze byinshi akigera hariya, mwamubonye avugana n'umuntu bita Scovia, avuga ko ngo interamwe zitazamubana muri Goma. Ariko bishatse kuvuga iki? Ko twirirwa tubona urubyiruko rwirwa rwicwa rw'abakongomani, ni interahamwe se? Mu by'ukuri bishatse kuvuga iki? Ko tubezi neza ko hariya mu mujyi wa Goma hatuyemo ubwoko bw'abahutu benshi cyane, ko niyo majorite muri kariya karere k'amajyaruguru ka Kivu y'amajyaruguru. Bari abantu bagumya kugenda bicwa ni abantu bari cible. Uyu muhungu Manzi rero wavuye muri Canada, akaba ari visi guverineri, yavuye muri Ottawa akaba ari visi guverineri w'uyu Erasto Bahati, wundi niryo yita ubundi twa Joseph Musanga. Uyu nawe ubucamanza buzamukuraho uko bizagenda kose, cyane cyane ko bavuga ko uriya nyine Manzi visi guverineri w'uyu Bahati Erasto afite icyo apfana, ari murumuna w'uriya Terminator uriya ufungiwe Irahe, nawe waje gushyirwaho ibyaha. Muzi neza ko yishe abantu benshi cyane muri za Ituri hariya, yishe abaturage ibihumbi n'ibihumbi, akaba yarakatiwe aho yari ari kumwe nabo bitaga Batuma Rubanga. Batuma Rubanga akaba yarafunguwe, ariko uriya we bakaba baragumye bamufunze. Ibi rero ni ibintu tuba tubereka mu by'ukuri, twamubwira tubabwira ko ibihano bizaza bikaza bikomeye cyane. Aba ntabwo babyemera ngo Paul Kagame ngo afite abarobisiti benshi cyane, ariko ikigaragara ba bandi bamukoreye izo lobbying zose nibo n'ubundi bagarutse bamurangiza, kuko n'ibi bihano byose mwabonye ko muri Security Council Abafaransa aribo bajyanye muri resolution, abo bantu batumva ko bishoboka cyane. Ubushize rero bwo muri Community Européenne bari bagiye gutora igihugu cya Luxembourg, kikaba cyari cyavuze kiti tubanze dutegereze turebe nimba inama izabera muri Zimbabwe nta kizageraho. Nta cyagezweho rero, kubera yuko mu bita Paul Kagame atanayitabiriye. Ni ibisanzwe dusanzwe tubizi imikino yiwe. Abanyarwandakazi rero tukaba tugenda tubona ko ibintu bikomeye cyane, ubwo amalisiti yatangiye gusohoka. Aba ni abantu 9 bari baye sanctionné na Union Européenne, ikaba biza byongera ku bihano sanctions zafashwe n'Ububiligi ku giti cyabwo, Ubudage, Abongereza bagiye kure cyane, kuko bo hari miliyari y'amapawundi bahezaga Kagame yo kongera mu ngengo y'imari, batamubaza icyo yakoresha buri mwaka. Abongereza bamuhaga miliyari y'amapawundi, ni amafaranga menshi cyane batamubazaga. Community Européenne yamuhaga hafi miliyoni 900, ayo ni amafaranga batamubaza icyo yakoresha iyo ajyana muri izi ntambara zose Banyarwanda. Ariko ikintu kije gukomeramo noneho ni iyo bita, akaba hari sosiyete icuruza amabuye y'agaciro cyane cyane zahabu, iyo bita Gasabo Gold Raffinery, akaba ari uruganda rutunganyirizwamo zahabu mu Rwanda. Abanyarwandakazi nk'iyo ducukura zahabu harya niba tubyibuka neza, nta na hamwe zahabu ihaba. Rero ni iyo bavana muri Congo n'ikindi gice gitoya bavana muri Central Africa, ariko 95% iyo yose iva muri Congo. Akaba rero iyi Gasabo Gold Raffinery akaba ari sosiyete mu by'ukuri ya Kagame, ni sosiyete ya Kagame mu by'ukuri, ikaba ari sosiyete mu by'ukuri yakomeje kugenda izamuka cyane bitewe n'uko izi ntambara zagiye zizamuka. Maze ko izi ntambara zatangiye muri 2021, ubwo muri za 2020 iriya sosiyete yinjizaga miliyoni 560 z'amanyamerika. Iyi sosiyete ya Gasabo Gold Raffinery muri 2023 izi ntambara naho zari zatangiye zo muri Congo, yahise izamuraho miliyoni 300. Bacuruje chiffre d'affaires zabo zageze kuri miliyoni 800
$80 z'amanyamerika. Uko intambara zagiye zishyuha cyane, noneho muri 2024 iyi sosiyete ya Paul Kagame yinjije miliyari n'ibihumbi 350 y'amanyamerika. Bakaba bari bafite projection cyangwa bateganyaga ko mu 2025 bazinjiza miliyari na 860 y'amanyamerika, mu gihe projection zabo n'ubundi zerekanaga ko muri 2026 izi ntambara barimo zikomejemo bazagera kuri miliyari 2,300,000. urumva uko aho batangiriye kuva mu 2020, aho yari kuri miliyoni 560, za zindi zazaga mu Rwanda za zahabu Faci yaramuhaye, bamaze kubikupa noneho batangiye kubyiha ku ngufu, bona ukuntu muri izi ntambara n'imyaka 3 iyi sosiyete yagiye izamuka miliyari menshi cyane. Ibi byose bikaba bikwereka ko mu by'ukuri niyo mva n'imvano mubona kominote europeyene yaje yashyizemo n'iyi sosiyete ya Paul Kagame idiringa n'ibintu bya zahabu, kubera yuko zahabu zose zibwe muri Congo zinyura hariya muri iyi kompanyi. Akaba ari ibintu bikomeye cyane mu by'ukuri, bigaragara ko mu minsi iri imbere izi zahabu ziva mu Rwanda batazongera kuba bazacira, niyo bazigurisha kuri black market, ariko nabyo bizaba bibagoye. Nkaba nakoze ijanisha nkasanga mu by'ukuri urebye no kompanyi ya Gasabo Gold Refinery, bigaragara ko muri iki gihe cy'imyaka 3 chiffre d'affaires yabo yazamutseho 235%. Sinzi niba mwarize ekonomi cyangwa mwumvize uko bimeze. Ni ukuvuga ngo kompanyi yadubuye hafi inshuro enye chiffre d'affaires zabo, kuva mu gihe cy'imyaka 4 gusa, kuva muri 2020 bari kuri miliyoni 560 z'amanyamerika, miliyoni 560 z'amanyamerika. Mu myaka 4 yizamutse igeze kuri miliyari 1,400,000. Murumva izo business uko bagenda bafata uduce twinshi cyane, niko bagenda babona amabuye menshi cyane. Ariko mu by'ukuri waza kureba nka Koruta yo chiffre d'affaires zabo ni miliyoni 72, nta bintu byinshi bihambaye birimo, ariko ubona ko ariyo mpamvu ubona communauté européenne yashyize kuri liste uru ruganda cyangwa iyi raffinerie itunganya zahabu ya Paul Kagame ya Gasabo Gold Refinery. Bakaba mu by'ukuri ariyo mpamvu bayishyizemo, kubera ko ifite aba bagabo bayiryamo amafaranga menshi cyane ari yava muri ziriya ntambara. Ibi byose ni ibintu tujya tubereka ko izi ntambara za Paul Kagame zidashingiye mu kujya gukingira abatutsi nk'uko bivuga, ahubwo zishingiye kugumya kwigwizaho umutungo muri za zahabu na za Koruta, nk'uko iki cyegeranyo kibitwereka. Niyo mpamvu n'iyi sosiyete ya Paul Kagame nayo bashyize kuri liste yifatiwe ibihano, bivuga ko n'imitungo yabo y'ino sosiyete aho yaba iri hose ku isi bagomba kuyifatira. Ibi byose bikazaza byiyongera rero ku bihano by'abanyamerika. Umuntu bita Kabere nawe ufite za miliyari nyinshi cyane washyizwe ku rutonde rw'abagomba gufatirwa sanction, ndetse abandi 6 Amerika igiye kongeraho itegereje liste. Ariko rero noneho nyuma y'ibi, noneho ikigiye kuzakurikiraho abanyarwanda kandi gikomeye cyane, mwabonyemo kubabwira ngo arimo ngo bagiye guhangana n'Ababiligi n'iki. Muri Security Council nabo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka 2025 hateganyijwe inama izaza kureba noneho ibyo basabye Paul Kagame n'u Rwanda ko barikoze. Aha rero turimo turarisika ko bazasanga byumvikana, intambara zikomejemo, ntabwo zigeze zihagarara, n'ibijyanye n'imishyikirano umuntu bita Kagame agenda yikwepa. Ibyo byose bigaragara ko byanze bikunze Security Council nayo ishobora kujya kuri step yindi, bakaba bava mw'iyi hard diplomacy bakinjira muri chapter 7 ya yindi Prof Kambanda ajya akunda kutubwira. Iyo ngiyo bakayinjiramo rero mwita Paul Kagame nkeka ko ubutegetsi bwiwe buzabugeze ku iherezo. Ibi byose turagiye tubereka mu by'ukuri kumwita Paul Kagame ntacyo azakora ngo agarure gasi yiwe, agarure cya cyubahiro yari afite, ntabwo bishoboka. Niyo yavanamo ingabo urupfu twanakomeye kugira mbimubwira. Umugabo nabagira inama kuva kera, inshuti za radio umwe twabanye, nakomeye kugenda mvuga nti Kagame abo bantu bagusurroundinze nabidishi, ushatse wakumva inama tukugira. Namubwiye inshuro nyinshi ntirukana Kabare mugira inama ejo utazaseba, ejo utazakubitirwa ahareba inzega. Aka kanya ukabona mu by'ukuri ko barimo gukubitira mu kadeyi ahakorobye cyane, ukabona ko bagushutse aba Rukika Rusisi Bakabarebe Baraka Muganga bande bose bakagushuka ngo Kongo ngo nibakatanyama baziruka. Ariko icyo utamenye nuko intwari ikomeye, icyo twakwita arume bombe atomike ikomeye mu myaka tugezemo ni diplomasi.
kubona ko umuntu utafaci yakomeje kugenda akina diplomasi ikomeye cyane, akakuvanaho ya karine d'adresse. Aka kanya Amerika yarishe ishushu yawe, kandi nyuma ayibona ko faci yabemereye ubutunzi bugera kuri tiriyoni 27. nkeka ko icyo waba uri cyo cyose kuza kugarura ku kazi bari baragoye ntabwo bishoboka, kubera ko ibyo bakubonagamo byasize amaraso menshi cyane mu buryo bwo kugira ngo boze imaje yabo. Muruta Paul Kagame na Kiringi machine bagomba kubigenderamo, barabikoreshejwe, si bo ba mbere. Ba Kadafi nibyo bakoze, abantu bita ba Saddam Hussein, ba Mobutu, bose nibyo bagiye bakora hariya muri Zangora, kandi birangira n'ubundi ibyawe bifatiriwe bakavanwa no ku butegetsi. Ibi byose ko twagiye tubwira bariya bagabo muri FPR ngo mwaganiriye na opposition tukareba uburyo twagarura igihugu tutaragira. None agezeho hamagara abaturage bose ngo nimusange muri stade, ubundi ababwire ko ngo bagomba kwizirika umukanda hejuru y'umuryango we, kuko izi business za Paul Kagame aba muri Congo n'aba imperialiste ziteza imfu z'abakongomani benshi no gusubiza inyuma akarere. Nta banyarwanda babyungukiramo uretse abana babo n'inshuti zabo n'imiryango yabo. Bamara kubona abana bagiye kurwana muri izo ntambara, ariko ikivuyeyo ugasanga abana babo niyo bagiye kwigurira amazu meza za Nyarutarama, hariya za Gacuriro, za Kibagabaga, hariya abanyarwanda. Ibi mugomba kubibona. Kuki mwumva ko mugomba gupfira umunyagitugu? Kuki mwumva ko mugomba gupfira mwene Rutagambwa, mukaba mwemera ko igihugu kijya mu kangarateta kakageni? Kuko ibi byose bikazagera aho bizagira bizahita gifite igaruriro. Ibi twagiye tubibwira Banyarwanda, ibi byose ni ibintu bikomeye cyane, kandi nyuma y'ibi byose azaba ibibazo. Impamvu nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza. Nyuma y'ibi byose bariya ba generali bagumya kwiruka inyuma ya Kagame, bariya ba koloneli, bariya majoro, namwe mwese dufitanye urubanza. Badepite, basenateri, baminisitiri, mutarwanya iki kibi mukibona kiza, mugumya ngo turi kumwe mu izo ntambara, ngo umuriro. Aka kanya umunyagitugu arifuza ko mwumva iruhande mukazajyana, ariko ikigaragara cyo ni kimwe, afite indege 3 gusa. Igihe nibimukomerana azafata umuryango washyiremo bacyo muntu n'umugore n'abuzukuru bigendeye muri za Qatar. Mwe muzasigara muhanganye n'ubukene yabateje, muzasigara muhanganye n'ibibazo bateje mu karere. Banyarwanda, ibi ni ibikomeye kugira tubwira abantu tuvuga ati Banyarwanda bo muri mu mashyaka, muri opposition, muri za société civile, iki nicyo giye gushyiramo imbaraga. Tumye dusaba abo turi kumwe muri MRCD ko bakomezanyamo rwose, mukomeze mushyiremo imbaraga, kuko iki nicyo gihe. Kuko umunyagitugu we bigaragaraga ko ibintu byamurenze, arashaka kugira ngo igihugu acyoreke, kuko ntiyifuza kugenda wenyine. Mu byo bigaragara ni n'ikigwari cyane. Yeza ko ari umugabo yavuga ati reka byibuze ngewe nshaka undi muri FPR asigana ubutegetsi, ariko ngira ibyo nsova, ariko we ntabishaka, ni we wenyine. Banyarwanda, mutekereze, kuko ibihe birakomeye cyane. Twarabibabwiye mwumva ko bidashoboka, kandi nta n'ikiraba, nta n'ibiraza, kuko nyuma y'ibi byo muri dutegereje by'Abanyamerika batatu bagiye kongerwaho, ndetse no muri security council bizaza, igihugu kizaba pararize. Bakamuka bagiye muri chapter 7, Kagame bazavaho. Aho yibwira ngo bafite ibiturika, abo muhanganye nabo nibo babibaha. Hari n'ibyo bimwe mufite bashatse babifunga. Ibyo mwita by'ubwirinzi, tekinoloji mwayivanaga za Canada, mwayivanaga mu Bwongereza cyangwa muri Israel, bashobora no kubifunga byose. Banyarwanda, ibi ni ibintu tubona ko bikomeye cyane, kandi tumwe tuvuga tuti Banyarwanda, murabona ko umuntu bita Paul Kagame na Kiringi machine bafite gahunda yo kuzana urwango mu Banyarwanda, aho bongeye gukangurira Abatutsi kwikanga no gukangurira Abahutu kubahungeta ngo babe bikange. Ariko ibi byose twababwira ngo iyi ngoma ya Paul Kagame biragaragara ko neza ibimenyetso bihari ko izakora ibara. Ayo mpamvu tuvuga ngo Banyarwanda, muramenye, mwirinde amacakubiri, mwirinde ubugambanyi, mwirinde kuzinjira nk'ubwicanyi bwa Paul Kagame, kuko bigaragara ko mu minsi ya nyuma ya FPR byanze bikunze iriya Kiringi machine izamena amaraso. Byo birimo biragaragara cyane, kuko yarabwiwe yanzwe kumva. Akaba rero dukomeye kugira dukurikira Abanyarwanda, nkaba narinje gusanze kugira ngo mba briefingemo gakeya, kuko ibi byose twagumye kugenda tubibaganiramo. Agura kumwe kugira mbabwira nti izi matter of time bya Paul Kagame, ariko igihe kizagera, kandi ukabona ko umuntu utafaci akomeje kugenda batsinda diplomatically, economically. Bikaba bigaragara ko mu by'ukuri umuntu uta Paul Kagame bo muri 2015 2010 na Paul Kagame dufite uyu munsi, Banyarwanda, nta soni mugira. Ntimwagombye kuba mumuzungu dutambaro, mwagombye kuba mubwira bati urananiwe, uramenye,
twangiriza igihugu. Rega ntabwo ari Kagame wubatse icyo gihugu, n'abana banyu bagwa muri ziriya ntambara, kuko na nyuma ya Kagame abanyarwanda bazasigara bishyura iyo imaje mbi yashyize ku gihugu cyacu abanyarwanda. Nk'ibisanzwe rero mwari kumwe nanjye Francois Mutuyemungu ku buyobozi bwa radiyo ubumwe, kandi mujye mwibuka gukora subscribe, share, like and share, kandi mujye mwibuka no gusiga komanteri. Nk'uko bisanzwe turabakunda cyane kandi mukomere kandi mucane amaso, kuko igihe icyo ari cyo cyose umwanzi ashobora kuducamo igikuba, kubera ko bigaragara ko afite igihunga cyo kuba yatakaza ubutegetsi, kandi tukaba dufite ibimenyetso bigaragaza ko iyi ngoma ya Paul Kagame izamena amaraso uko bizagenda kose. Ayo mpamvu dusaba abanyarwanda kuzirinda guparitisipa mu bwicanyi bwa Paul Kagame ashobora kuzasaba bamwe mu banyarwanda gukora, kuko ibi byose ibimenyetso bihagije nk'ibyo mu mpera z'1993 turimo turabireba. Murakoze rero kandi mugumye kugira kwihangana n'umutima ukundana, mwe kwirebera mu moko, mwebe mu batutsi, mwebe mu bahutu, mwebe mu batwa, mumenye yuko umunyagitugu we iyo abaciyemo ibice nibwo abasha kugira ngo abakoreshe ibyo ashaka. Murakoze.